iriho irwana n'ubuzima indi byibura yo kumara ugomba gukora akazi gakomeye kugira ngo mu mateka atazandikwa ko ni n'ikipe igaragamo ibibazo byinshi cyane umushahara bikaba ikibazo zamu ukomeye bazamukanye umupira neza cyane abadefanseri b'ikipe ya Bugesera ya Gasogi United kuva kuri captain Idirisa baramucengera cyane abakubita karo barawugarura batekereza yuko agiye gutera garinca Idirisa ni wari umumarike arawugarura neza cyane abacenga bose ari babiri areba umunyezamu w'ikipe ya Bugesera ya Gasogi kuna arahagaze amutsinda igitego cyiza cyane ni igitego cy'ubuhanga ni igitego cya rutayizamu ukomeye navuga ngo ni igitego cy'umukinnyi nyine nka rutayizamu twavugaga amasegonda make mo twavuga ngo ni umukinnyi utaratsinda igitego ariko ahita dukosora atwika yuko ari bamwe muri ba rutayizamu bakomeye muri iki gihugu cyangwa se muri shampiyona. Wokabanda umusore uheruka kwigaragaza penalty team captain kubera iki umukinnyi yasohokaga muri boxi ni penalty indiscutable no umupira no ko wahuza mutse neza cyane atera tackle amukubisa amaguru iyi ni penalty rwose iyi ni penalty y'ikipe ya Gasogi nibyo Mudehe Akbar yasohokaga muri box sinzi impamvu Mukengera ahisemo kumutega kuko yajyaga hanze ya box undi Christian Sotwa sensational. Yes ni penalty nziza cyane rero umurutayizamu atari nimero 19 uvati penalty nziza y'umukinnyi ukomeye arebye umunyezamu twa pasi aramubwira ati wowe uri mu bazamaze gutsindwa ibitego byinshi ngami yo shampiyona amukubita penalty ruhande rumwe umunyezamu narekeza undi ruhande penalty nziza cyane y'umukinnyi mukuru y'umugi. Reka turebe Adams tanga umupira ani Elija Ani Elija igitego cya rutayizamu pasi neragenera abadefanseri b'ikipe ya Gasogi United pasi nziza pasi y'ubuki pasi ijya gusaba umugeni pasi bakubwira bati wowe jya gusaba umugeni ubundi waza kumuhabwa nawe aragenda avuga ati umugeni nta kuntu ngewe najya gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni ngo mbashe ko umugeni namutwara. Ani Elija wow igitego cyiza cyane cya rutayizamu ukomeye cyane rutayizamu ukomeye yongeye kwerekana anavuga ati nge ndi igisamagwe kina wowe ukiri muto ariko noneho ufite ako ka experience gake nako kuba yakina sensational. Mbirizi Eric kabisa atsinda igitego cy'umukinnyi ukomeye cyo tubabwira abanga ikipe ya Bugesera ifite umuzamu usa nkaho nta kintu cyo kirimo kabanda aje koza ku mupira Eric Mbirizi ari kumwe na Mukengere arinda ashyira umupira ku gituza arenda awukontorora neza cyane amwegamira arangiza atereka mu gitego cyiza cyane Mukengere marikaje ye niko sakoze mbere no bise birangira kuno munsi wari umupira rero muremure uwitwa Kabanda Serge awutereka ku mutwe uragenda ukubita ku gituza cya Eric Mbirizi katamo tera patience ukuramo bugingo Amise tera go shot ariko Mbirizi tera mwizamu ari kumugamba ukuramo mu murongo w'izamu katurebe abenshi yari yaraririye kumupira mwiza Jean de Dieu yarakase Hakimu Amisi nakurarira kwabaye ire isasu umuzamu arakubangana Dawuda ko save reba abadefanseri barakoraho akagwa uyu ni muzima cyane Dinyo yari yamumbwiye reba Adolphe araguye control neza cyane ibumoso wow frappe atari zama awushyira ku ruhande kabisa. Eka turebe rero arabikora byose neza aperi nziza agera ku mupira neza awufunga neza ariko igikorwa cya nyuma cyose arakica iki cyahita cya gatatu cy'ikipe Bugesera. Turebe Jarude cyangwa umupira hagati kwa Adolphe ngo Elija tera umupira Elija arawusubira tera umupira go
sensational. What a player. What a hat-trick. What a bugesera today. Erita Ani. Zamatari babati ese haba habaye nta na offside nta na kimwe byose. Passe nziza cyane yarivuye mu kibuga hagati. Ni Joseph ninde? Na Adolphe. Adolphe. Arawutakaza cenga Murenzi Karenzi Jamardin aramucenga muzamo awukuramo aragaruka na depoza uwitwa Jean de Diari. Ibitego 14 uyu niwe mukinnyi ikipe ya azamuka munini cyane cenga depozamo umunyezamu awukuramo Dauda aragaruka abasore batatu bose arabakumbagaza. Wow, beautiful, magnificent, excellent, what a player. Igitego cyiza cya rutayizamu umwatayizamu bati uyu niwe rutayizamu akwiye kuba akina ikipe nk'ingiyi rero. Bugesera 3 Gasogi United ya uwitwa Adolphe arakamba ariko iki gitego nk'uko byaramwe it's a beautiful ati nta kuri nabigenza. Arahaguruka muri stade ajya kuganira nande ari kumwe na Vandame wabonye bari kwati ibi bintu tubona ko ikipe ya Bugesera arimo arambwira ati ubonye amakosa bakoze ati reba hariya arimo arabwiraga higiti ibi bintu akoze ntago